Morning guys, ndibaza ko mumeze neza cyane. Ni igitondo cyiza kubera ko ino video nyifasha ari mu gitondo. Murabona ko ndi mu mujyi wa Kigali. So, nerekeje rero sasa. Meye kubazanira ibintu bitandukanye. Jesus. Meye kubazanira ibintu bitandukanye byinshi ariko no munsi ku bakunzi ba ruhago, bakunzi ba football, murabizi ko ikipe y'igihugu Amavubi yahamagawe ifite imikino ya gicuti muri Madagascar. Ati rero bimeze bite? Uyu munsi kuwa mbere mu gitondo ubwo abakinnyi bahamagawe bagiye mu mwiherero. Ubwo no kumara nk'icyumweru bitegura, hanyuma ubwo ngira ngo umutoza afite uko azabigenza, kuko nabonye baramagaye abakinnyi benshi, ndakeka batazabajyana bose. Rero buriya muri Rayon Sport mu bakinnyi bahamagawe harimo umuvandimwe wanjye. Nashimye rero kuvuga ati ambuteyage, nashimye kuvuga ati reka njye kumufata hanyuma mujyane wa Remera, mujyane Remera kuri Ferwafa tuganireho rimwe kabiri gatatu, kuko n'ubwa mbere ahamagara mu ikipe y'igihugu numve n'imvamutima ze uko abyakiriye. Umupeti ukiri muto, umuvandimwe guys, umupeti witwa Kanamugire Roger, nimero 6 mu Rwanda kabisa. Nemera ariko ubwo urumva ni kuri giti cyanjye, ntabwo mwebwe mugomba kubyemera. Mufite namwe nimero 6 mwemera? Ubwo niho nzindukiye rero ni kumureba, hanyuma tuganire ambwira uko nyine yabyakiriye. N'umupeti ukiri muto, ngira ngo murabizi na match heruka bakinnye na APR, mwarabonye ko yataza kuba arimo hagati. Ikipe ya Rayon Sport itagira Muhire Keve cyangwa se Kanamugire byari kugorana. Simvuze ko n'abandi batakinnye, ariko byarashobokaga ko batsinda ibitego birenga 2. Umupeti rero mwese hari benshi bifuza kumenya byinshi kuri we, nankundira turaganira mbwira uko bimeze. Yego, ubwo namwe nyine murabibona, muzambwira namwe uko mwabibonye. Unamuona Kanamugire Roger? Sha bro. Outfit. See outfit. See my brother. Zina ry'Imana. Uyu mujyi wa Kigali biragoye kubamo. Biragoye kubamo. None se Roger? Bimeze bite? Kankujyane sha. Kankujyane. Yes guys, nkuko nabibabwiye rero, murabona ko petit frère mbamukuye ariko abana ahantu heza za Kacyiru. Wowe abantu heza cyane. Roger, waramutse neza? Waramutse. Wambaye neza? Urantunguye cyakoze. Guys, umusaza wanjye nyine ajya yambara neza ariko umusara antunguye tu. Nashimye rero ko kwereka abanyarwanda cyangwa abakunzi ba BC TV show, benshi baravugaga ati dukeneye kubona Roger, ariko ndabareka mu profite muri kano kanya gato mbonye. Hari njye ngwita Roger, ariko hari abantu bashobora kuba bagiye kureba BC TV show ari ubwa mbere, wabibwira tu? Okay, njye nitwa Kanamugire Roger, niyo mazina banditseho. Amazina yanjye ni Kanamugire Roger. Namba 6. gatandatu yanjye mu Rwanda. Nta yindi rwose. Roger,
muri introduction nabivuze ntago nza kukurambira cyane mfite nshaka ko tuganira ku byerekeye nyine carrière yawe quand nta kindi kintu nakubaza ako hagati aho reka tubanza tuve mu muhanda w'amabuye. Yes guys, nkuko nari ndi kubabwira uragerageza kuzamura ijwi Fiston. Nari ndi kuvuga ko muri intro nabivuze wagize amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu n'ubwa mbere na cyane ko nababwiye ko ukiri mutoya n'ubwa mbere ugize amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Ni ibintu wakiriye gute ku ruhande rwawe? Urumva ni ibintu byanshimishije nk'umukinnyi muri rusange. Urumva ushaka gutera imbere, ushaka gutera imbere, ushaka gukina muri national nkuru, ni ibintu bigufasha muri kariyeri cyane. Iyo ubonye rero biragufasha cyane mu iterambere ryawe, bigatuma utera imbere cyane. Umuntu aribaza, hari nk'umuntu wagiye ubona Roger nguyo Kanamugire Roger muri Rayon Sport, ntazi ngo byagenze gute. Umuntu wagiye ukubona nko muri Rayon Sport akabona Kanamugire Roger muri Rayon Sport, ntazi ngo bimeze gute, ntazi ngo byagenze gute. Mbega Kanamugire Roger ubundi mu bisanzwe yahereye umupira w'amaguru hehe, yaje kuwubonamo ko uzavamo impano ye cyangwa ari impano ye ryari? Ubundi Kanamugire Roger yaturutse muri centre de formation ya Kacyiru bita United Eagles, ikorera Kacyiru, itozwa n'umutoza bita Kanote. Ubwo niwe nakuriye. Nyuma rero njya muri Heroes mu Academy. Nagiye muri Heroes 2018, 2019 tujya mu cyiciro cya mbere, 2020 turamanuka. Nyuma yaho rero nibwo Rayon Sport yaje kumbenguka njya muri Rayon. Niho rero mu professional player niho bwatangiye nanjye gukina muri Rayon. Icyo gihe yanguze rero. Iyi niyo season yanjye ya kabiri nyina muri Rayon Sport. Wari umaze imyaka ingahe muri Heroes? Maze imyaka 3 kuko umva nakinye mu Academy ka Heroes imyaka 2, undi mwaka tujya mu cyiciro cya mbere, tuzamuka rero. Rero nibwo nese njya muri Rayon barangura. Ni bihe bimeze gute wagiriye mu ikipe ya Heroes wavuga ati bibiye ntago nzabyibagirwa ukiri muri Heroes? Urumva nyine ni ibihe bigufasha nyine muri kariyeri yawe kuko batoza umupira, baradutozaga umupira. Urumva guhera mu Academy bagutoza ibintu by'umupira byaramfashije cyane kuko umva yadufashije kumenya umupira no kutwitaho, akatwishyurira n'amashuri, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose byagiye bimfasha muri kariyeri yanjye kuko urumva nyine umupira w'amaguru ukeneye na fondasiyo. Byagiye bimfasha urumva kuko urumva niho twigiye umupira turanamenyekana n'abantu baratumenya. Nibwo rero Rayon Sport yamenye. Nashimira cyane Heroes ko yamenyekanishije, nayo ndayishimira. Yes, Roger, wakiriye gute kwisanga mu ikipe ya Rayon Sport, na cyane ko wari uvuye mu ikipe iri mu cyiciro cya kabiri, ugaragara nkaho uri umwana ugiye guhangana n'abantu muri Rayon Sport, haba harimo abantu bakuze. Ariko ngiye ikintu njya nkunda kuvuga, sinzi ukuntu byari bigenze, nari ndi kubaza nyine wisanze wakiriye gute kwisanga mu ikipe ya Rayon Sport, na cyane ko wari uvuye mu ikipe y'icyiciro cya kabiri igaragara nkaho ari ntoya, kandi Rayon Sport nayo ifite abakinnyi ibona ko baba ari bakuru. Urumva tugeranyije, njye nkunda kuvuga ngo nta mukinnyi n'umwe uri mu ikipe ya Rayon Sport utabushoboye gukina. Ariko nanone amahirwe yara mbere yuko unsubiza ku cy'amahirwe, wabyakiriye gute wowe? Ukuntu nabyakiriye, urumva ni ibintu bitabyoroshye kuba umwana wava mu cyiciro cya kabiri agahita ajya mu ikipe nka Rayon Sport y'amateka, biba bigoye. Kwisanga hariya rero biba bigoye cyane, n'abantu baba batabyumva. Ariko nyine nkanjye ukuntu nabyakiriye neza kuko urumva ni ikipe ikumenyekanisha, wamenyekana mu Rwanda no hanze yayo. Byaramfashije cyane kuko urumva narahatanye kuko n'ibintu biba bigoye kuba uri umwana ngo uzuhatane muri Rayon Sport. Ukaba harimo abanyamahanga, abanyarwanda bashoboye, ni ikipe nkuru. Biba bigoye cyane guhita wigaragaza nk'umwana. Ariko byaramfashije cyane kuko urumva nagiye mbona imikino nkagenda ndigaragaza, bimfasha rero kugenda ngaragara, aribwo mbonye n'aya mahirwe kujya muri national. Ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, umwaka wa mbere kuri wowe, saison ya mbere, nta wareka kuvuga ko itagenze neza kuko hari imikino imwe utakinaga cyangwa se ukajyamo minota ya nyuma
ntibyigeze biguca intege ngo wumve ngo ese ko nakina, kuko kenshi njya numva bakunda kuvuga ngo iyo uri kuri bench nyine ngo utekereza ibintu byinshi. We ntabwo wigeze utekereza kuvuga ati se bananjye noneho nzabona umwanya wo gukina ryari? Njye byo ntabwo nabitekereje, ahubwo njye nakuze cyane ngakurikiza n'inama z'abatoza bambwira n'ibyo ngomba gukosora. Ibyo byose nagiye mbikurikiza, ngakora na individual zanjye bikamfasha. Amahirwe nagiye mbona nagiye nyakoresha, nubwo nabonye imikino myinshi ariko ibyo match nagiye nyina nazikoresheje neza. Byaramfashije cyane gukurikiza iby'inama abantu bangira, abantu bakuru, abatoza, byose byagiye bimfasha kabisa. Kanamugire Roger, kwisanga mu ikipe y'igihugu wahamagawe, zari inzozi zawe? Ni inzozi zanjye cyane, kuko urumva umukinnyi wese aba ashaka gukina national, ushaka gukinira ikipe national yawe, ugashima igihugu cyakubyaye. Ni ibintu bimfasha cyane, kuko ni ibintu bifasha muri kariyeri yawe, kuko niyo ubonye nyine kuri CV yawe handitseho ko wakineye national biragufasha. Ni ibintu rero nakiriye neza cyane, byaramfashije. Okay. Ku mwanya wawe, ku bantu batabizi, akina gatandatu. Hariho abakinnyi benshi kandi bari international, navuga bamenyereye ino mikino, bari ku rwego rwo hejuru. Ntabwo bufite cyangwa se ngo uvuge ati urumva uri tayari nyene guhatana tu? Je ndi tayari. Ikintu cya mbere ni umwitozo, ugakora imyitozo, ugakurikiza ibyo umutoza akubwira, nicyo cya mbere. Ibyo kuvuga ngo abantu bakinaga bisindereba, icyo ndeba ni gukora akazi kanjye kagenda neza nuko bimeze. Ariko icyo nizeye nuko kazagenda neza. Nuko kazagenda neza. Umuntu yagusezera na cyane ko ntagomba kukuvugisha amagambo menshi, buriya abakunzi bacu nzashaka umunsi umwe ngusure nyine tuganire ku buzima busanzwe bwawe, ariko muri uno mwanya urumva ko mu mutwe harimo gukora umwitozo, nyine harimo ibintu byo gukina, ntago twamubaza ibintu byinshi. Roger, amahirwe masa rero, tugushimire cyane. Yes, Roger, mwabyumvise, abakunzi bacu mwabyumvise, ni amagambo meza. Hari igihe nyine uganira n'umukinnyi ukumva donc ibi murimo. Zari inzozi zawe gukina ikipe ya Rayon Sport? Yego, ni inzozi, kuko urumva ni ikipe twese twakuze tumva, ababyeyi bacu twakuze tumva bafana. Ni inzozi cyane, kuko ni ikipe y'amateka, ni ikipe y'abafana, ni ikipe ikunzwe. Rero kwikina muri umwana aba ari inzozi kabisa. Ni inzozi zabaye impamo. Ukigeramo hari ukuntu iyo uri hanze uba wumva bavuga ati ikipe rwose, ikipe y'abanyarwanda. Ukigeramo ntago byagutonze kuba gukinira ku mufana, ukava muri Heroes ukahita ujya kuri Rayon Sport, no uriya mufana uba wuzuye, hari abantu benshi cyane, ntago byabanje kugukangamo ngo wumve urikanze? Okay, ukiri umwana ntago kabura ubwo bwoba buzamo, ariko kugenda ukina match bigenda bishira, kuko buriya umukinnyi ni match bikina bigenda bifasha cyane, bigatuma nyine utinyuka. Nanjye rero byose bimfasha, kuko nese niyetekera muri equipe, abafana nyenda bakira, kuko ni ikipe y'abafana. Diaspora batari mu Rwanda, hano tugeze ni Kacyiru kuri polisi. Hari ibiki cyo cyicaro gikurura kuri polisi Kacyiru. Mwa abanyarwanda mwe abo mu mahanga, murabona ukuntu u Rwanda rwabaye i Burayi kabisa. Habaye heza byataye. Muvandimwe uri hano rero namubyukije yihangane. Na saa kumi n'ebyiri nari muhamagaye. Mutwihanganire babyeyi, ntago biba byoroshye. Ubundi najya mbyuka saa n'ugomba kujya mu kazi. Yego. Ubundi mbyuka saa 2 byibuse. Shana ukuri nyine mutwihanganire pe. Twihanganire, twabagoye kandi umuntu agora inshuti bantu. Twabaruhije. Se nanjye nzakora. Aba diaspora dore hariya ni muri gare ya Kacyiru. Arahinduye mana. Arahindutse cyane.
ase umva narigiye kuvuga mu izina buze gato umva wowe ko mbizi ko ari igihe kinini wari umaze utari i Kigali wahabonye gute nyuma y'imyaka myinshi utari mu gihugu? Kigali yarahindutse biteye ubwoba ku buryo ugeramo ugasanga nk'umuhanda wari uzi kandi wenda ari uko wosize wenda ari nk'ibitaka ugasanga ni kaburimbo. urumva rero yarahindutse cyane yabaye nziza ibi byose ni sawa Kigali amahanga Kigali yabaye amahanga kabisa ngira ngo muri kubibona. Urumva hari ahantu wasangaga hari imihanda y'igitaka ubasigara amabuye cyangwa se ugasanga ni kaburimbo biragoye. Aganda yavuze twahikagezemo ndibaza ariko twanabaza kugira twumve ko tutarwaye tubaze twumve. See my sister. My brother. bro bonne chance rero Amahirwe masasheri wanjye. Yes guys, nkuko natangiye mbibabwira murabona rero ko Diaspora Day ni BK Arena ibagiye kubereka amahoro nawe ndayibereka. Rumva nari nababwiye ko nagiye kumuraba kugira ngo twiganire gake gake twumve iva mutima ziwe guhamagarwa mu kipe y'igihugu. Yes, mwabyumvise rero byinshi kuri we, mwana ukiri muto witonda aba ngomba kumugeza hano kuri Fédération Rwandaise de Football Association. Tukaba ariho tugomba kumugeza tubereka gake gake mungu w'abanyarwanda namba sisi. Agikunda kumbwira ngo ngira ibikabyo kandi ntago ari ibikabyo. Sharo Jose ko ushaka wari uwa mbere wageze se dore Delphin nguri. Ugomba kugendera amasaha kabisa. Haya waharaye mwana wanjye. Ariko urumva ko mfite akazi nagomba kuzana umusaza wanjye hakiri kare nkamusiga hano hanyuma zamuka anga. Uriya yitwa Delphin niwe uri gufotorera ikipe y'igihugu Amavubi. Uramubona rero the teacher.